Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisozo cyanyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushizeho dunje kubigisha mujye muhita muyabonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya aho waba uri hose. Ibindi byo no kwibutsa ko iyo nimero ushaka kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo, cyangwa mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Rero ndatekereza ko amaze gufata igapapuro, ndatekereza ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe bibujijwe? Aravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Murabizi bikavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozo cyanyacyo na B ikaba ari igisubizo cyanyacyo. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano wabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cyanyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cyanyacyo ni A, ese igisozo cyanyacyo ni B, ese igisozo cyanyacyo ni C, cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igihe imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, murabizi ntabwo wagenda uparika ikinyabiziga ahantu hinjirwa mu mwijiro w'isoko cyangwa ahandi hantu, cyangwa se mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Bibutsa ko ibibazo nibyo bigaruka, ntuzavuga ati hari abantu bajya bamamagara kamaza se bino bibazo n'ubundi nibyo bagaruramo ibibazo. Nibi ngibi ntabwo bongera guhimba, ibindi wakwiga iruhande nibyo kugira ngo wumve bino bibazo, wumve usobanukirwe neza, uzasubize bino bibazo neza. A ikavuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, B ikavuga ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozo cyanyacyo na B ikaba ari igisubizo cyanyacyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Abantu bari kugenda mu muhanda, imperekerane cyangwa umurongo w'abanyeshuri. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Kugira umuyobozi utari kureba muri metero 200 avuye aho ikinyabiziga cye kiri abe yabasha kubabona ngo bafatire ingamba z'uko wenda yagabanya umuvuduko, cyangwa se akaba yanahagarara. Murabizi niba bari kugenda mu muhanda ku buryo bumeze gutyo, hari igihe biba ngombwa ko bafata igice kinini cy'umuhanda, bikaba byatuma umuyobozi atanyura mw'uwo muhanda, bikaba byamusaba kuba ahagaze bakamanza bagatambuka, kugira rero ubwo butumwa mu mumuhe afate umwanzuro w'icyo arakora. muba mugomba hakora ukuntu muba mugomba kugaragazwa. Ese hano igisozo cyanyacyo ni A, ese hano igisozo cyanyacyo ni B, ese hano igisozo cyanyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cyanyacyo ni D? Hano rero igisozo cyanyacyo ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa
cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo santimetero 30, B ikavuga santimetero 40, C ikavuga santimetero 50, D ikavuga ngo metero imwe na santimetero 55. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B santimetero 40, ese igiso cya nyacyo ni C santimetero 50, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D metero imwe na santimetero 55. Mbibutsa ko metero imwe ibingana na santimetero 100. Ubwo hano bavuze ngo santimetero imwe na metero imwe na santimetero 55, nk'aho bakavuze ngo santimetero 155, ariko habaho ingero nini kugira ngo zoroshye ibintu. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ubwo rero iyo ikinyabiziga kidapakiye, aya matara rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bya santimetero 40. Mbibutsa ko akagarurarumuri ubwako ni kaka, ariko iyo urumuri rukubiseho gahita kaka bitewe n'uko gasa. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho waba uri kugenda mu muhanda bararishyizeho, ukaba wenda bitewe n'ubutumwa bashaka gutanga waribona urumuri rwawe y'ikinyabiziga rwakubitaho rigasa nk'iryatse, ugahita umenya ibyo bashatse kukubwira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? A iravuga ngo itara ndangamubyimba, B ikavuga ngo itara ndangaburumbarare, C ikavuga ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki? Urabona igisozo cya nyacyo ari ikihe? Ese hano igisozo cya nyacyo ni A itara ndangamubyimba, ese hano igisozo cya nyacyo ni B itara ndangaburumbarare, ese hano igisozo cya nyacyo ni C itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, A na B byose akaba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Icyapa kibonesha mu zindi ndimi icyo cyapa bacyita plaque y'ikinyabiziga, niryo kiba kigomba kuba ari itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Icyo cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga mu zindi ndimi baravuga ngo ni plaque. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba itatomoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo bikurikira? A iravuga ngo metero 2.50, B ikavuga ngo metero 2.75, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ese hano igisozo cy'ukuri ni B, ese hano igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B metero 2.75. Ndatekereza ko wari wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A,
ese hano iso cy'ukuri ni B, ese hano iso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano iso cy'ukuri ni D. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000, ariko bagashyiraho izi ngero kugira ngo boroshye ibipimo, kuko bavuga ngo ibiro 20,000 no kuvuga ngo toni 20 byumvikana neza, cyangwa urugero rufasha abantu benshi no kubyishyira muri toni. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika agapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni se toni 12. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Bibutsa ko video y'ibimenyetso bimurika byo ku mihanda namaze kuyibashyirira kuri YouTube channel yacu. Utari kuyibona watwandikira tukayiguha kuri 0789935623, cyangwa ukasura kuri YouTube channel yacu ukagenda ukayishakaho ugahita uyibona. Impamvu bababwiye ngo ushobora kunyandikira nuko hamaze kugeraho video zijya kuba nyinshi, kugira ngo bitaba byakurushya, kandi ushobora kunyandikira mu gihe kitarenze iminota 2 ukaba umaze kuyibona. Ese bari kukubaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Murabizi ko biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. None bari kukubaza ngo itara ry'umuhondo ryo risobanura iki? Iravuga ngo itegure kugenda, bekavuga ngo birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igisozo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo murabizi, hari ukuntu umuyobozi w'ikinyabiziga bahita bakwereka itara ry'umuhondo uba wahagarara, ariko iyo wamaze uri kubona utateza ibyago uba wahita uva mu iryo sangano uri kwihuta, ariko ukamanza ugacunga ko utateza ibyago. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa uwo murongo ahari. Icyo kimenyetso ubwacyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Noneho se itara ry'icyatsi ryo risobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baba baguhaye, ugatamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo itara ry'icyatsi riravuga ngo kwitegura kugenda, B ikavuga ngo uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, C ikavuga ngo hagarara niba inzira isohoka mu sangano ry'imihanda ifunze, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, asigaye igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Iyo ubonye itara ry'icyatsi ryatse uba wemerewe kuba wagenda ukarenga icyo kimenyetso, ukava aho ngaho kiri, ukava mu iryo sangano ugakomeza mu yandi masangano y'umuhanda bitewe naho icyo kimenyetso kiri kukwerekeza. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa, cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo, B iravuga ngo ku binyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 vuziye aho ziba, C ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A. Imashini z'ingabo, ndakeka ko ibinyabiziga by'ingabo mubizi. Ese hano igisozo cy'ukuri ni B. Imashini zihinga,
ndakeka ko nazo muzinzi, ariko bikaba iyo zigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Isa n'iso cy'ukuri ni se, ibinyabiziga bya polisi ndakeka ko mubibona, cyangwa se iso cy'ukuri ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni be, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ndakeka ko waramaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho cya 10 kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? A iravuga ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B ikavuga ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C ikavuga ngo hanyurwa n'abanyamaguru, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano iso cya nyacyo ni A, hanyurwa n'amagare na volomoteri. Ese hano iso cya nyacyo ni B, hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Ese hano iso cy'ukuri ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano iso cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi bavuze ngo imirongo irateganye, niba tuvuze wenda nk'urugero ha kwandika ngo ha, urabona ni mirongo ibiri iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ubwo rero ino mirongo iteganye, muri kubona ko ino mirongo y'ahantu abanyamaguru baca ibiteganye n'wa murongo ugabanya umuhanda mo ibice bibiri mo kabiri. Niyo mpamvu hariya murabizi ko ari inzira, murabizi ko ari inzira y'abanyamaguru, niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari se, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Bibusaba ko utugarurarumuri ubwatwo ntituba twaka, ariko iyo nk'urumuri rukubiseho rw'ikinyabiziga, iyo hari urumuri rukubiseho duhita twakwa bitewe n'uko dusa. Iyo gasa umuhondo gakakubitaho n'urumuri utabona katse umuhondo, ukaba wamenya ko hari ikinyabiziga gihari. Kaba gasa umutuku kabona katse umutuku. Habaho ndetse n'irangi ngarurarumuri, aho ushobora kuba uri kugenda mu muhanda hakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe ukabona wagira hasi haratse, ukabona wagira irangi riratse, ariko hari ubutumwa wenda runaka bashaka guha, bari kukwereka wenda inkombe zaho inzira nyabagendwa igarukiye, kugira ngo urusheho kugenda mu muhanda bikunogeye kandi udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga. None hano bari kuvuga ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ku buhe buryo? Mwabona uburyo bukurikira. A iravuga ngo abagenzi babibona gusa ibumoso bwabo by'ibara ryera. B ikavuga ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Wenda habayeho impanuka, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Habayeho gucika kw'inkwangu zigwa mu muhanda, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. None biba bigomba kugaragazwa n'ikintu runaka. Hano biri kugaragazwa n'icyapa. Icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ate. A iravuga ngo umukara, B iravuga ngo umweru,
C iravuga ngo umutuku, D iravuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese iyo habayeho kuyobya k'umuhanda bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asa ate? Isaniso cya nyacyo ni A, umukara. Isaniso cya nyacyo ni B, umweru. Isaniso cya nyacyo ni C, umutuku, cyangwa isaniso cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano iso cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubundi iki cyapa kiba kigomba kugaragazwa, kiba gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu, niyo mpamvu A ni umukara ntabwo ari ubururu, B bavuze umweru, C bavuga umutuku. Urabona ko ubururu butarimo, niyo mpamvu bavuze ngo D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma byifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibimenyetso bigomba gutungurwa ku binyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zigera ku burumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Iminyururu n'ibindi byuma byifashishwa bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibimenyetso bigomba gutungurwa ku binyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byatuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. A iravuga ngo imashini zihinga, B iravuga ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga. A imashini zihinga, ndakeka ko muzi imashini zihinga. B ikavuga ngo ibinyabiziga bitwara ibintu bidashobora gufata inkongi. Murabizi hari ibintu biba bifata inkongi nk'umuntu utwaye gaze cyangwa n'ibindi bintu. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isaniso cya nyacyo ni A, imashini zihinga. Isaniso cya nyacyo ni B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Isaniso cy'ukuri ni C, A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri, cyangwa se hano iso cya nyacyo bikaba ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Murabizi imashini zihinga zo hari igihe bitewe n'ukuntu ziba zimeze biba bigomba kuba bigomba gutwara nk'ibintu bikagenda biri kwikurura hasi, niyo mpamvu imashini zihinga zo nta kibazo zitabujijwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona iso cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isaniso cya nyacyo ni A, iby'inyuma metero 3. Isaniso cya nyacyo ni B, iby'imbere metero 2.70. Isaniso cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa isaniso cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isaniso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se hano iso cya nyacyo ni D. Hano rero igisozo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo. Iso cya nyacyo nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2.70. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza ndakeka ko mubizi, n'ibitegeka ndabizi ko mubizi. Iyo video namaze kuyibakorera, ushaka gusubira kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video y'ibyapa amoko 5 yo ku byapa byo ku mihanda, kugira ngo dukomeze kugendana buri wese ari kubona
ibibazo bimeze nk'ibi akabikora. Ese ibyapa bitegeka n'ibiburira n'ibibuza bikurikizwa gusa hehe? Iravuga ngo mu masangano, bekavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Se ikavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. De ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisocyo ya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisocyo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisocyo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisocyo cya nyacyo ni A, ese igisocyo cya nyacyo ni B, ese igisocyo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisocyo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisocyo cya nyacyo ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisocyo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisocyo cya nyacyo nta kindi ni B. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese gisa gute? Ugiye kuvuga amabara, yaba ikirango, yaba ubuso, yaba umuzenguruko, uvuga amabara agize icyo cyapa. A iravuga ngo ubururu, umweru, umutuku. B ikavuga ngo umweru, umukara, ubururu. C ikavuga ngo umutuku, umweru n'umukara. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo hano ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara, ubururu. Icyo cyapa kiba kigomba kugira amabara y'umweru n'umukara ndetse n'ubururu. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. A iravuga ngo burenga toni 1, B iravuga ngo burenga toni 2, C ikavuga ngo burenga toni 24, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C? Hano igisozo cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Murabona kino kibazo babaze ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa. Kuri A baduha uburemere, murabizi toni ni urugero rw'uburemere. Baravuga ngo A uburenga toni 11, B baravuga ngo uburenga toni 2, C baravuga ngo uburenga toni 24, D baravuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisozo cy'ukuri hano ari ikihe? Hano rero niyo mpamvu igisozo cy'ukuri ari D, nuko bakubwiye uburebure baguha uburemere. Ni ukwitonda neza iyo mugiye mu kizame, kuko ibi bibazo ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije ukanasoma neza witonze. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni A iravuga kilometero 25 mu saha, B iravuga ngo kilometero 70 mu saha, C iravuga ngo kilometero 40, D iravuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ese hano igisozo cy'ukuri ni B, ese hano igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano mwa bino baduhaye umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha iyo nta mategeko awugabanya nta urimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo
ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. A iravuga ngo abanyamaguru. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ubwo ari kuba za velomoteri, amapikipiki ndetse n'amagare. C ikavuga ngo arabe ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo, akaba ari ahantu hagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, A iba atariyo, B iba atariyo na C iba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira aba ari inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. Ndatekereza ko hari amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko hari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 24 nacyo cya nyuma kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'amabara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B ikavuga ngo ahegereye umurongo ukomeje. C ikavuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. C ikavuga ngo A na C nibyo. A ikaba ariyo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C ikaba atariyo igabanurwa ry'umuhanda w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo baryamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Mbibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Unakeneye ko tukwigisha by'umwihariko, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 ikindi uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame dukosoye, nawe watwandikira kuri iyo nimero tukagufasha tukagusobanurira biruseho. Rero ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se n'ahandi igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari cyo kikufashije, ndakeka ko kino kizame dukosoye hari cyo kigiye kukongerera, kandi uramutse wagizemo ikibazo uhita utwandikira. Ndakeka ko insinzi turi gushaka tuzayigeraho, ndakeka ko ugiye gusura kuri YouTube channel yacu. Ntuvuge ngo uyu munsi twakoze ikizame ngo nicyo nzajya nkosora gusa, aho kareba n'imyitozo bakoze imbere. Murabizi bino bibazo nta bindi bahimba nibyo bongera kugarura. Ahasigaye ukora imyitozo myinshi ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha, mugire ibihe byiza.